jya utega amatwi iby'abakujora bakubwira kuruta abagushimagiza, ubigiraho isomo kandi ugira icyo uhindura. Ayo magambo y'ubwenge yavuzwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame niyo nshaka ko tuganiraho uyu munsi, kuko uyatekereje ntago ubwenge bwacu buyumva nk'uko koko ari. Ubwenge bwacu bwubatse ku buryo iyo umuntu aje ari kukujora cyangwa kubwira ikintu wabona kutakoze neza, ubibona nk'igitera kugabyeho, ntago ubibona nk'aho ari ikintu cyagufasha. None se ni gute kuva uyu munsi igihe umuntu akubwiye ibintu nubwo byaba bitagushimagiza ushobora kubihinduramo ikintu cyagufasha mu buzima? Ikintu ngiye nkora iyo ngiye guhura n'umuntu nzi ko tutari bwumvikane ku bintu kandi nkaba nzi ko ashobora kumbwira ibintu binca intege, akenshi mbwira ubwenge bwanjye ngo ntibwifunge, ntibwumve ko ibintu byose agiye kumbwira ari igitero. Oya, ngerageze gufungura ubwenge mbyumve sinjye impaka, noneho nkareka hagashira igihe byibuze nk'umunsi umwe. Noneho iyo uwo munsi umwe ushize nongera kubitekerezaho nkibaza ibibazo, nkavuga nti se kuki uyu muntu yambwiye ibi bintu? Ese nuko yari afite ishyari? Niba yari afite ishyari sindi bubyumve. Ese nuko atanyifuriza ibyiza? Nkareba koko niba ibintu yavuze mu mutima we yashakaga ko bingirira neza cyangwa nabi, yashakaga ko bimfasha kuva ku rwego rumwe nkajya ku rundi. Icyo gihe noneho menya icyo nkwiriye gukora. Yari iby'ishyari cyangwa ikindi kintu cyose cyo kunsenya mu buryo we yumvaga kitari ukuri, nkumva nyine aho byaturutse si hariho, icyo gihe ndabireka. Wibuke nanone ko kugira umutwe urangaye wemera ibintu byose bivuzwe, ubwenge burangaye ibintu byose umuntu akubwiye ukabihindura, buri muntu wese akubwira ibintu ukabihindura, ni bibi kimwe no kugira ufunze 100%. Byose ni bibi pe. Ubwo rero ugomba kumenya ibyo uhindura mu gihe abantu bari kugukritika n'ibyo udahindura, ariko nanone ntukazajye ufunga umutwe mu gihe umuntu ari kugukosora. Kumva ibyo abandi bagukosora, ibyo abandi bakujora ni byiza, bituma ugira icyo uhindura kandi bituma utera imbere.